nta umugani w'abaswahili hakuna dalili, nta gacu ko guhinduka ubona k'ubuzima bwawe, nta kubona. Nje rero reka mbabwire ngo ukurikije aho Imana igukuye, ukurikije aho ikugejeje, ukurikije ibyo imaze gukora, numva twafatanya kuko nanjye nkurikije. Ujye ureba uno muntu umuca amazi uvuga uti uyu nguyu yaransuzugura kubera ko ntabwo hari ahantu ahazi, ntabwo ahazi. Nk'uko David cyangwa Dawudi, nk'uko Goliyati yaje aramusuzugura amuca amazi, ariko Dawidi yagize atya yibuka amadubu yajyaga ashwanyaguza, yambara izindi mbaraga ako kanya, aravuga ati hariya se uyu mugabo yari ahari, niba nashwanyaguje idubu nkaritanyaguza nkaryambura umwana w'intama, how about this man? Umwana w'umuntu ngo nuko ari murebe, nuko ari giant, nuko reka mbabwize ukuri, hari icyo washingiraho ukizera yuko icyo wifuzaga, icyatumaga urarurira, icyatumaga wuzuye agahinda, icyatumaga wuzuye ibibazo, hari icyo wakwitsitsaho ukambara izindi mbaraga ukumva ubonye ubutsinzi utarana. Shalom, shalom, shalom. Amahoro ya Kristo abane namwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Kristo Yesu akuzwe, kubemere iyo ndamukanyo, n'amahoro kuri mwese. Nongeye kubifuriza amahoro y'Imana, nongeye kandi no kunezezwa no kuba imbere yanyu. Nshimishijwe cyane n'Uwiteka ko yongeye kuntera iteka. Inshuti za Team TV mwese, Imana ibahe umugisha, muradukunda tukabyumva. Njya mbibonera cyane iyo nabuze akanya ko kugera hano, mba mbona abashaka uko bangana, uko bambaza, uko bantelefone, uko banyandikira. Imana yo mu ijuru ijye ibaha umugisha. Rero aho muri mwese ku isi hose ndabasuhuje, abazima bameze neza nkanjye, amahoro y'Imana akomeze kuganza muri mwe, kandi Imana ikomeze kubanezeza. Ushobora kuba afite ikibazo, cyaba ari uburwayi, yaba ari inzara, yaba ari ukwambara ubusa, yaba ari amahoro make, yaba icyo ari cyo cyose cyo waba ufite kikubujije amahoro, ndakubwira ngo wihangane ukomere. Ntabwo ariko bizahora, uyu munsi n'uyu munsi n'ejo n'undi munsi. Rero uko uyu munsi bwacye ntabwo ariko ejo buzacya, kandi ongera kwibutsa yuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ibyo yibwira kutugirira ni ibyiza gusa nta kibi kirimo. Umenye ngo ako kanya ni akanya kako nyine, nk'uko umubwiriza bivuga ko hari igihe cya buri kintu, ariko wakire yuko uyu munsi niba ubabaye, ejo bishoboka ko utari ko bizaba bimeze. Ikintu gikenewe muri wowe ni ukwizera yuko yaremye ibihe uko bisimburana, ibisobanukika bibizi ngo uyu munsi ushobora kuba ubabaye gutyo, ariko ejo ntibizaba uko nguko, ahubwo ukazaba uri muririmba ineza y'Imana. Twese turabahamya, hari igihe cyo twabaga turirimba indirimbo z'amaganya, indirimbo z'agahinda, ariko uyu munsi ukaba uririmba indirimbo kandi z'umunezero. Wicara ukaririmba uti wanyeretse ineza Mana, ineza wanyeretse ineza ihambaye. Kugira ngo umuntu ajye gutera iyo ndirimbo nuko hari aho aba yaravuye, hari aho ageze, yarangiza akumva yuzuye neza muri we, iramuganje, akumva yazamurira Imana amashimwe, akumva afite ibihangano muri we, afite ibihimbano muri we, arumva yuzuye amashimwe, yavuga ati Imana wanyeretse ineza ihambaye, uhabwa icyubahiro. Rero nawe niko nkubwira ngo birashoboka ko uyu munsi waba uririmba izitewe n'amaganya, izitewe n'agahinda, izitewe n'umubabaro, izitewe n'ibihe by'urimo, ariko menya ngo buri gihe ni cyacyo. Hari igihe rero buzacya uririmbiye umunezero. Ubwo rero ukiriho muri make uri umukandida w'icyiza icyo Uwiteka yakugeneye. Ntuterwe cyane muri guheza amaso kuri ibyo bikubabaje nonaha, no guheza amaso kuri ibyo bikudindije nonaha. Oya, kuva ugihumeka uri umukandida w'ibyiza. Reka rero twishimire iyo Mana idufitiye ibyiza yatugeneye, nubwo bwose bitaratugeraho, ariko mumenye ngo inkono ihira igihe. Uwiteka mwe Mana, twongeye kuguhimbaza, twongeye kugushimira ineza yawe n'ubuntu bwawe. Uri Imana yacu, uri byose kuba kwiringira, izina ryawe rihimbazwe. Twongeye kugaruka hano, uyu n'undi munsi watugeneye kugira ngo tunezerwe imbere y'amaso yawe. Umunsi watugeneye kugira ngo tugire icyo dusangiza ubwoko bwawe, ariko dukuye kuri wowe, ari wowe kiduhaye. Turaguhamagara kugira ngo abari wowe wumvikana, abari wowe ugaragara, abari uganira n'ubwoko bwawe, ntabari jye singaragare sinumvikane, ahubwo muri wowe muri jewe uganze cyane, kugira ngo icyo wagambiriye kugeza ku bwoko bwawe kibagezeho,
kandi abe aribwo kibagirira umumaro. Shyirwa hejuru kugiye kubikorera kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uyu munsi rero ni umunsi mwiza, ni umunsi Imana yatugeneye, ni umunsi w'umunezero. Turayishima cyane kubw'impano y'ubuzima yongeye kuduha. Rero uyu munsi ndagira ngo tuganire. Tugiye kuganira kuri uko natangiye, nta nubwo ndi buhindure dukomeje gutyo. Ndagira ngo twumve neza ko buri muntu aho uri hose, icyo ukora, uwo uri we, ibyo ukora, ibyo aho uba, uko ubayeho byose, ndagira ngo dufatanye gushima Imana yuko uko kubayeho ari kuriho. Hari utakiriho, hari abakire tuzi batakiriho, bari bafite byinshi bavuga uturiya arakize maye niyo mpamvu abayeho neza, ariko uyu munsi akaba atagihumeka umwuka w'abazima. Hari uwari umukene ariko uyu munsi akaba arimo aririmba iyindi ndirimbo, kuko Imana hari aho yamukuye, hari n'aho imugejeje. Hari rero nawe ntabwo nzi icyiciro cy'urimo, ariko ndagira ngo uyu munsi aho uri, uwo uri we, icyo ukora, aho utuye, uko ubayeho, unyemere dufatanye dushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro kubw'impano y'ubuzima ugifite. Kuva ukiri muzima, nongere nkwibutse ngo iyo umuntu ari muzima uba uri umukandida w'ikintu cyiza icyo ari cyo cyose watekerezaga yuko udashobora kugeraho, ariko se n'icyatuma utakigeraho? Ese abakigezeho byagenze biti? Abakigezeho byagenze biti? Hari uwakigezeho akigejejweho n'undi muntu, ubwo niwe Imana yakoresheje. Imana ihabwa icyubahiro. Hari uwakigezeho kubera ko yahangayitse, agatangira asunika ingorofani, agatangira akaza kugera uyu munsi ari ahantu heza cyane. Uwo muntu nawe ahari uba arahereza Imana icyubahiro. Ndakubwira rero ngo aho uri, icyo ukora, umurimo ukora, uko ubayeho, ibyo urya, ibyo wambara, uko ubayeho, nyemerera uyu munsi wumve twafatanya gushima Imana. Uyu munsi numva nkeneye ko twishimira Imana gusa, tugafatanya gushima Imana. Ese wowe nta kintu cyo wumva ufite cyatuma ushima Imana? Ntaho Imana igukuye, ntaho ikugejeje, ntaho ubona se ko irimo ikwerekeza? Nta umugani w'Abaswahili, hakuna dalili, nta gacu ko guhinduka ubona k'ubuzima bwawe, nta kubona. Nje rero reka mbabwire ngo ukurikije aho Imana igukuye, ukurikije aho ikugejeje, ukurikije ibyo imaze gukora, numva twafatanya, kuko nanjye nkurikije aho Imana inkuye, nkurikije aho ingejeje, nkurikije icyerekezo mbona ifite cyaho irimo inyerekeza, numva nuzuye amashimwe. Hari amashimwe menshi dufite, wayatura utayatura. Nzi neza yuko hari twebwe Uwiteka yagiriye neza, tukaza kwivugira hano tugafatanya, nkaza nkabazanira topic nk'iyi ngiyi, tugafatanya tugashima Imana. Ukaba wagenda ukandika uti ni ukuri nanjye nuva hari icyo Imana yankoreye. Reka mbabwire, dufite byinshi cyane twahagararaho dushima Imana. Nkuko hari byinshi birimo bikubwira ngo Yesu uriya arayishima, arabuzwa n'iki se, yageze kuri ibi, yageze kuri ibi. Reka nkubwire, byonyine kubuhumeka umwuka w'abazima yaba intandaro yo gushima Imana, ukava mu gitondo ukagera nimugoroba wumva ucyuzuye amashimwe. Ndabeshya? Ntabwo mbeshya. Kubuhumeka umwuka w'abazima, kandi kubuhumeka umwuka w'abazima ndabibutsa ko ukiwuhumeka uri umukandida w'ibyiza. Kuva gusa ugishobora ugahumeka bikemera, ukawuzamura ukemera, ukawumanura ukemera. Ndakubwiza ukuri, uri umukandida w'ibyiza. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ibyo yibwira kutugirira ni byiza gusa, nta kibi kirimo, ni byiza gusa. Bivuze ngo it's a matter of time, ni igihe kiba kitaragera gusa. Kiramutse kigeze gutya amateka arahinduka. Njyewe ubwanjye abo tuziranye abanzi ndi ubuhamya bwigendera. Uwo ndi w'uyu munsi ntabwo nigeze mukeka ko namuba, ariko kubera Imana, kubera ko ariko yagennye ibyo bihe byanjye uko bigenda bisimburana, ikomeza kumpa impano y'ubuzima. Niyo mpamvu binoroshye kugira ngo ikomeze inkure mu bwiza ingeza mu bundi. We nta hantu igukuye, nta hantu uziho wahamye ukavuga uti nanjye pe Apostle Jory dufatanye gushima Imana, nanjye nuva hari impamvu. Urumva nta mpamvu ufite? Rero nuva hari impamvu. Gusa ndagira ngo nkubwire rero, birashoboka ko wowe
uko nseka uko nezerewe birashoboka ko nimo nganira gutya yenda wowe uri mu bitaro meze nabi, ariko niba ushobora kumva iki kiganiro ukaba ubabaye yego, ariko ukaba ushoboye kumva iki kiganiro, ndagira ngo utangarize ngo kuva ugihumeka umwuka w'abazima uri umukandida w'ibyiza. Icyo bigusaba ni kimwe gusa, ni ukongera kwiremamo ikintu cyo bita kwizera, ukumva urahamagara mwuka w'Imana ngo hari ikintu numvise cyitwa kwizera. Uko kwizera iri jambo numvise, mwami niwe wenyine arikomereza muri jewe, nirimara gukomera muri wowe ndakubwiza ukuri birashoboka. Kuva ugihumeka umwuka w'abazima uri umukandida. Ijambo ry'Imana dusanga muri Nuvari Zaburi ya 30 igice cya 6, dusanga iryo jambo ritwibutsa ngo ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Nanjye hari igihe nigeze mbaho ndira, hari igihe nigeze kurara ndira, hari igihe. Rero reka nkubwire umuntu w'Imana, reka nkubwire mukobwa mwiza, reka nkubwire muhungu mwiza, reka nkubwire mubyeyi mwiza, reka nkubwire mupapa mwiza cyangwa mugore mwiza cyangwa mubyeyi mwiza, birashoboka ko hari icyaba kirimo kikuriza. Ese ni uburwayi, ni uyu mubiri ukuriza? Ese warashatse wabuze urubyaro? Ese uri umukobwa utinze gushaka? Ese uri umuhungu utinze gushaka? Ese uri umuntu waharaniye kugira ibyo ugeraho ariko utarabigeraho? Ndongera kwibutsira ijambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Uwo muntu ninde? Aho hantu hakura izina ry'uwo watekereza uwo ari we wese, uhashyira iryawe. Nurangiza usenga Imana ibwira uti reka nizere iri jambo. Njye nagiye nizera ibyo nagiye ngeraho byose, nagiye nizera nkabona mbigezeho. Reka nkubwize ukuri, utambeshye, ufite impamvu yo gushima Imana. Hari byinshi cyane byo wakoresha, hari icyo wakwitsitsaho ukumva ufite impamvu yo gushima Imana. Reka nkubwire, washima Imana ko ugihumeka umwuka w'abazima, washima Imana ko wabonye se cyurya, washima Imana se ko wabonye icyunywa, washima Imana se ko wabonye umwambaro wambara, naho waba ari umwe ufura ukongera ukawusubiramo, washima Imana ko ufite aho uryama naho haba ari inkodeshanyo, ko hari n'udafite n'iyo nzu y'inkodeshanyo. Yewe reka nkubwire, dufite impamvu nyinshi zatuma dushima Imana. Icya kabiri, dufite impamvu nyinshi zo twakwitsitsaho tukabona ubuhamya bw'ejo. Iyo wibuka ejo hashize ibyo Uwiteka yagukoreye, reka nkubwize ukuri, hari ubwo bijya bikongera imbaraga ukumva impamvu yo kwizera Imana ko n'ejo hazaza bishoboka. Hari ubwo witsitsa ku cyo Uwiteka yagukoreye. Niba ari igihe gusa bijya bibaho, niba nawe bijya bikubaho simbizi. Hari ubwo njya ndeba aho Uwiteka nkuye, nkagira gutya nkaba nk'uhateye ijisho, nahatera ijisho nkumva icyo ndimo ako kanya ntacyo kimbwiye. Reka nkubwire, hari ubwo umuntu aza akagusuzugura, akagukuba na zero kubera ahura aka kanya, ariko reka nkubwize ukuri, ni wibuka Imana yagukuye hariya aho wibuka yagukuye. Ujye ureba uno muntu umuca amazi, uvuga uti uyu nguyu yaransuzugura kubera ko ntabwo hari ahantu ahazi, ntabwo ahazi. Nk'uko David cyangwa Dawudi, nk'uko Goliyati yaje aramusuzugura amuca amazi, ariko Dawidi yagize atya yibuka amadubu yajyaga ashwanyaguza, yambara izindi mbaraga ako kanya, aravuga ati hariya se uyu mugabo yari ahari, niba nashwanyaguje idubu nkaritanyaguza nkaryambura umwana w'intama, how about this man? Umwana w'umuntu ngo nuko ari murebe, nuko ari giant, nuko reka mbabwize ukuri, hari icyo washingiraho ukizera yuko icyo wifuzaga, icyatumaga urarurira, icyatumaga wuzuye agahinda, icyatumaga wuzuye ibibazo, hari icyo wakwitsitsaho ukambara izindi mbaraga ukumva ubonye ubutsinzi, utaranasenga, utaranajya no muri byinshi, ukumva ubonye ubutsinzi kandi ukumva wambaye kundi kwizera yuko na kiriya cyakurizaga ko kigiye gukemuka. Mama Konso wowe uri Burundi, ndakubwira ngo iryo sengesho, icyo cyifuzo cyufite, umwana wawe azashaka kandi azagira urugo rwiza. Nawe wundi uwo nguwo n'uwo nzi dufitanyeho ayo makuru, uwo mwana azashaka, azagira urugo rwiza, azabaho neza. Ariko biragusaba iki? Kurura amakuru y'ibyo Uwiteka yigeze agukorera, bizatuma uvuga uti uyu munsi ndararamuririra, ariko ejo kubera wakoze biriya, Imana yankoreye biriya, n'uyu munsi iracyariho. Uko yari iri ni kuri uyu munsi ni nako izahora. Niki cyayibuza kongera kwihesha icyubahiro mu muryango wawe? Niki cyayibuza kongera kwihesha icyubahiro mu rugo rwawe? Rero reka mbabwire, ikintu kibuze muri twebwe ni ukwizera.
ushoboye kwakira ijambo kwizera, ukakira iryo jambo ukarigira iryabo, ukizera. Uwiteka wo wizeye nta kabuza ntabwo azabura kukugirira neza. Ariko ntabwo nanone Satani ahajye dufatira ubwenge akatubuza amahoro. Ni igihe cyo yagufasha akagufata akakwibagiza ibyatambutse. Ariko nk'uko umuririmbyi yaririmbye atahari kurira kwararira umuntu, nyamara mu gitondo impundu zikavuga. Nawe birashoboka yuko waba uri murira ariko mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko icyo ngicyo kikuraje shinge wakwibuka gusa icyo Uwiteka yagukoreye, bikaba gusa ikiraro cyo kugira ngo Uwiteka yongere kunyuraho agira ikindi agukorera, ushima izina rye. Ndakwinginze ngo wowe ubabajwe n'icyo ari cyo cyose, urajwe shinge n'icyo ari cyo cyose, ndagusaba kugira ngo uzirikane iki cyanditswe. Zaburi 30:6, ahari kurira kwaba kukurariye none ariko ejo mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo icyanditswe kijya kimanukira ubusa, ni wowe cyamanukiye. Icyo ari cyo cyose cyakuraje shinge gihe ntabwo nkizi, ariko Uwiteka arakizi. Imana yo mu ijuru yihesha icyubahiro, Imana yo mu ijuru igutabare, Imana yo mu ijuru iguhindurira amateka kugira ngo ejo tuzahure dufatanye gushima Imana. Team TV ni yanyu, ndabinyize kugira ngo mujye mutanga ibitekerezo, umbwire uko wabyumvise, umbwire nawe icyo ushingiraho wumva wizeye ko ejo Imana none izakugirira neza. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ntabwo mbashaka kubatindira, nzi ko hari byinshi byo tuba dukeneye gukora bitubyarira izindi nyungu. Hari abajya gusenga, hari abajya, niyo mpamvu najya mbatindira. Ariko ndavuga ngo Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Turagushimye nyaguhora ku ngoma, turaguhimbaje Uwiteka Imana yacu. Tugushimiye ko waduhitiyemo kongera kwibuka yuko uri Imana yacu, uri Imana ishobora byose, uri rubasha, nta kikunanira. Mwami w'abami we, dufite byinshi byatuma uyu munsi turara turira, ariko nanone dufite byinshi byo twibukiraho byo wadukoreye bikadufasha kumenya ngo turaririra ijoro, ariko hari ejo mu gitondo impundu zavuga. Twarakubonye uhindura amateka, twarakubonye uhindura paje, twarakubonye uhindura izina, twarakubonye Mwami. Ndi umuhamya. Niyo mpamvu njye nisubira nkavuga se ndinde uyu munsi wo kuba mfite icyo mfite, ndinde wo kuba ndi uwo ndiwe, ndinde wo kuba nitwa izina nitwa, ndinde. Ariko kuko wabivuze gusa warategetse biraba, kandi mwamuvuze birakomera. Rero w'Imana niwe nizerera abo bose bashobora kuba bafite nabikibariza, ariko mbibutsa ngo iyo akoze bya bindi niyo n'uyu munsi yabikora, ndetse n'ejo iracyari kwa kundi. Kandi ijambo rye ngo ritubwiye ahari uyu munsi yarararira uwo ngo ufite ikimuriza, ariko ejo impundu zikavuga. Kuva ukimuhaye ubuzima ni umukandida w'ibyiza. Ndaguhimbaje Mana yuko ubikoreye kwiyubahisha. Ushimwe ko hari umutima uhumurije, ushimwe ko hari wageneye iri jambo. Ndakwinze ngo uce inzira rimugereho kugira ngo Mwami ejo tuzafatanya gushima izina ryawe. Shyirwa hejuru kubikoreye kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.